Ya reka tubasuze mwese abakurikiye MC Peter TV show. Tubabwira ngo umunsi ku wundi ibyiza tubategurira, comment zanyu ibyo zigenda zidusaba twambemeje kutazigera tubatenguha na gatoya. Suze abantu bari mu Rwanda mu ntara zitandukanye badukurikira, suza abari Burundi, abari Kongo, abari Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'abandi bari hanze y'umugabane wacu Afrika babasha kudukurikira. Aba diaspora nabasuje mwese mukomere. Ya ni Peter wanyu rero naringarutse mbabwira ngo uyu munsi wa none nabateguriye umutumirwa udasanzwe. Uyu munsi muribaza ngo turavuga kuki? Abantu bari kwibaza ngo turavuga kuki? Insanganyamatsiko rero y'uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo uno munsi tugiye kuganira ngo ese kugira ngo winjire muri sinema nyarwanda cyangwa muri filime nyarwanda bisaba iki? Nabatumiriyeho umutumirwa ni umukobwa mwiza cyangwa umudamu mwiza, arabibwira muramumenya, muze kutubwira muri comment mujye muduha ibitekerezo. Karibu wakwibwira abakurikiye MC Peter TV show. Ya murakoze, nanjye nitwa Jeanette Uwizeyimana. Ayo niyo mazina niswe n'ababyeyi. Jeanette Uwizeyimana ni umudamu, ni umukobwa, njya nkubona muri filime zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, ariko ntabwo nzi ngo urindi. Iyo mperwa kubonamo nakubonye utwaye imodoka. Ya ndi umumama w'umwana umwe n'umugabo. Yego. Izina nzwiho nzi kuri Mama Kalisa. Mama Kalisa. Ya. Yego. Ha. Jeanette rero uyu munsi wa none MC Peter twagutumiye hano kuri channel yacu kugira ngo uze uganiriza abantu. Hano hanze biravuga kwinjira muri filime nyarwanda kugira ngo ubone opportunity yo kujya gukina, ubone opportunity yo kugaragaza impano yawe. Ese wowe ubona bisaba iki? Ikintu cya mbere bisaba ni impano. Kuba umuntu afite impano, ibyo byonyine biguha umurongo wo kubasha kwinjira muri sinema nyarwanda. Uvuze akantu kantera kwibaza cyane. Uravuze ngo kugira ngo ube umukinnyi wa filime nyarwanda winjire mu ruhando rwa sinema nuko uba ufite impano. Ese abantu bose bafite impano bose niko bafite occasion yo kugira ngo bazigaragaze? Ya ntabwo abantu bose bafite impano, ariko bagize amahirwe yo kubasha kugaragaza impano zabo. Gusa inshuro nyinshi ngewe nko kugira ngo mbashe kwinjira muri sinema, cya mbere bisaba kuba ufite amakuru y'ahantu bafite casting. Hanyuma wowe ufite amakuru y'ahantu bafite casting ukajya urumva iyo bakastinze baba bagomba kureba ko ufite impano runaka. Ibyo rero iyo wabashije kugira amakuru y'ahantu hari casting ubasha kubona inzira yo kugera muri sinema. Ya uvuze casting nibaza ibintu byinshi. Wabanje kumbwira mbere ngo bisaba kuba ufite impano, wongeye ngo kuba wamenya ahantu hari casting. Ese abantu bose bafite impano niko bamenya naho iyo casting iri kugira ngo babashe kujyayo? Ese casting ubundi casting nibaza abantu bakurikiye MC Peter TV show, casting ni byiza ko banamenya ngo ni iki? Casting ni igihe runaka umuntu ufite projet yo kuba akeneye abakinnyi bo kongera muri filimi, cyangwa hari filimi runaka agiye gutangiza akeneyemo abantu azayishyiramo. Casting nanjye ninjiye muri sinema nyarwanda nsanga ari casting, ariko uburyo nabibonye nubwo nabashije kubisobanuza, mbona casting ari nko kugerageza amahirwe, ariko bakubwira ngo igana impano turebe ko uyifite. Akaba ari bwo buryo bwa casting nyine. Ndabyumvise none. Uravuze ngo casting ni mu gihe umuntu afite projet akaba akeneye abakinnyi, noneho agatumaho abantu bose biyumvamo impano yo gukina filime, noneho akabakoresha ibizami cyangwa akabakoresha test kugira ngo umuntu arebe icyo yashobora. Ni nk'ikizami cyo kureba ngo umuntu ashoboye iki, kugira ngo ya projet mfite nzamushyira ahangaha. Ya birumvikana rero ko Jeanette ni umukinnyi wa filime nyarwanda, muzajya mumubona kuri channel zimwe na zimwe, ariko ubu nka channel umuntu yagushakiraho ni nk'iyenda yo kugira filime yawe areba. Ya Fiona mu nyanja ntabwo irasohoka, ariko ndabizi ko izasohoka. Indi zo zagiye ziferinga. Yego.
Okay. Ubwo rero abantu mukurikira kuri 05 TV mushobora kuhabonaho filime Janet yakiniyemo ndetse n'indi iri mu nzira bita Fiona mu nyanja. Nagira ngo mbabwire yuko filime zo hano hanze zirakinwa kandi selecting cyo bita casting nicyo kibikoraho. Kuba ufite impano yiwe rero, wumva ufite impano yo kubasha gukina filime, wumva ufite impano yo kuba wakina amakomedi n'ibindi, nta kibazo. Iyo unyuze kuri channel ya MC Peter TV Show uba wagezeyo. Impano zawe turazisuzuma tukazimenya, kandi ibitekerezo byawe n'inama zawe nabyo tuba tubishaka. Muri comment watwandikira ukatubwira ko nawe ufite impano, maze twageraho tubona amahirwe tukazakoherezayo ukajya kugerageza. Hanyuma Janet, nzi neza yuko mu ruhando rwa filime nyarwanda mwino iniyo ya filime nyarwanda mugira komite, mugira abayobozi. Ese organisation y'abayobozi ubona bari kuborganiza gute? Ese muri filime nyarwanda ni amahoro? Ese nubwo twavuze casting tukaba no kugaragaza impano, biroroshye kugira ngo umuntu abe yaba umukinnyi wa filime nyarwanda? Ahantu mbona bigoye nuko amafilimi menshi ntabwo aba yari yagatangira guhemba. Biba bisaba ngo ugaragaze impano yawe, ubashe kuzamuka kugira ngo ubashe kugera kuri rwa rwego rwa babakinnyi bahembwa. Aho ngaho niho mba numva bigoye. Ikibazo rero ni ukumenya ngo se nzakina ngere ryari mbashe gufata ku mafaranga. Icyo nicyo mba numva kigoye. Ushatse kuvuga ko umuntu ufite impano, icya mbere no kugira impano, icya kabiri no kwitabira casting ugatoranywa, ubundi ukaba wajya gukina ukinira ubuntu kugira ngo ubanze umenyekane. Nicyo ushatse kuvuga. None se iyo umuntu yagiye muri casting yamaze gutsinda amarushanwa, ubwo bikiri byo gukinira ubuntu? Niba ari byo gukinira ubuntu, se casting yawe imaze iki? Sinzi impamvu zibaho, ariko gusa ntabwo ari bose. Hariho abantu baba bafite amaporoje n'ubundi asanzwe akora. Yego. Ayo maporoje asanzwe akora iyo akeneye kongeramo, aho ngaho bumva ko aba afite abantu asanzwe akoresha akeneye abo kongeramo. Bumva ko ntabwo ngo yakwinjiza ngo agukinishe ku buntu. Ariko bamwe bagitangira urumva ko nyine babisaba ngo ariko biriya nabyo mba mbona atari ibyo, kuko ni nk'aho umufashije poroje yiwe. Nimba umuntu agukastinze, casting ubundi tuzi ko n'umuntu yagukastinze aba agiye kugukoresha. Ariko nk'umuntu agatangira kugutuma ngo imyenda, ibintu nk'ibyo kandi bibaho muri sinema. Hanze aha biravugwa yuko abantu bari kwiga imishinga barangiza bagashaka abayibafashamo kandi nta nyungu. Ibyo bintu ndumva bisa n'ibyo ngibyo uvuze. Umuntu akiga projet ya sinema nyarwanda, yamara kuyiga agatekereza kuri script akayandika, yamara agatekereza no ku bakinnyi, agatekereza ukuntu azakodesha kamera, ariko akumva ko abakinnyi azashaka ubuntu bazaza, ubundi yamara kuba monetiza babeshya yuko nibigenda neza atazabibagirwa, yabona yegereje kuba monetiza agatangira kugenda ahindagura abakinnyi. Si ibyo bintu bibaho? Nari nzi ko bitabaho. Nyine uburyo nabyumvaga, numvaga ko nimba ninjiye muri sinema ntahaguruka mu rugo nje gukina, numvaga ko ndi gucyura amafaranga. Ariko hari aho nyine ugera muri bamwe bakoresha amakasting bataragera kuri rwa rwego rw'abantu bafite amaporoje akomeye, ugasanga mumeze nk'abari kubaka na poroje. Bibaho cyane rwose, birahari. Umuntu akakwakira muri projet akagusaba service kugira ngo iraninge, yamara gufatisha akagukuramo, agatangira kukwandikira bakugonze kugira ngo uvemo ntazongere kuguhamagara, agatangira kukwandikira wapfuye, agatangira kukwandikira bagufunze ntanagaragaze aho ufungiwe, kugira ngo mbese ubure. Niye nama wagira aba directors, abantu bayobora amafilime cyangwa ba producer, ba directors and producers? Jewe inama nagira ba director cyangwa ba producer, kuri buri ruhande bajye batekereza inyungu za buri. Bere kumva yuko niba umukinnyi bamufite ari ku nyungu ze
atari inyungu z'umuntu, za nyiri poroje. areke kwikura nanamwica nk'uko wari uvuze ngo agakora ikintu gituma amwica cyangwa bamufunze ntagaragaze nk'aho yamufungiye, bigaragare abanyarwanda babibone, apana kugenda mu rujijo. Bituma n'umukinnyi iyo ageze hanze yibaza ibintu byinshi, akumva ngo natashye bitagiye mu buryo, ugasanga arakariye nyiri poroje, kandi ku ruhande rwabo bombi yari bushyireho ukuri kw'ibintu, ibintu bikarushaho kugenda neza. So bishatse kuvuga ngo mu nama cyangwa mu gitekerezo uhaye abantu bayobora bakanakinisha amafilime, bige proje bafite n'ubushobozi bwo kuzihagurutsa. Ni ukuvuga umuntu yige proje akore na bije yayo. Niko bimeze. Kuko hari nk'ahantu hamwe nigeze kujya mbona ahantu bakinisha abana b'abakobwa, nimba namwe mujya mubibona simbizi. So umwana w'umukobwa ageze nka saa 5 za nijoro akiri kuri seti, yajya no gutaha kumuhata ikimucyura ugasanga ni ibibazo. Kenshi akanakererezwa nuko yategereje niyo tike, ugasanga no kuyimuha harimo akangononwa cyangwa se nanagiye. Ntabwo nzi nimba bijya bibaho, ariko gihe haraho nabonye numva si byiza. Ni nayo mpamvu yatumye ntekereza ngo dukore ikiganiro kuri ibi bintu bya sinema, bya filime, tumenye ngo mbese koko ibi bintu biri kuvugwa hanze aha ngaha nibyo. Ikindi hari ibintu birimo bivuga bijyanye na ruswa y'igitsina. Vanga umwana w'umukobwa kugira ngo ahabwe gukina, kugira ngo ahabwe kugaragaza impano ye mu bandi, agomba kuba hari umuntu babonanye. Si ibyo bintu birahari? Ibintu bya ruswa ijyanye n'igitsina ho ntabwo naza mbivivura. Urumva inshuro nyinshi iyo umuntu yinjiye mu kintu runaka ashaka guhabwa, twayibara ko ari nk'ubufasha bwo kwinjizwa, kuko nimba nje kugushaka nshaka kugira ngo njye muri poroje zawe, ndamera nk'umuntu uje kugusaba serivisi. Nuko aba ari ibintu wenda by'abantu babiri, njye nawe twivuganiye, muri make ni risike umuntu amenya ku giti cyiwe. Ntabwo nazamutandura ngo ndaza ngakubwira ngo nshatse kuvuga ngo bibaho cyangwa ntibibaho. Kubaho ko nta gihamya mfite kuko sinahuye nabyo. Ariko abantu benshi nakurogoye bakunda kubivuga ko bibaho, ariko ntabwo ntekereza ko nimba binabaho ari rusange, kandi nta nubwo ntekereza ko nimba binabaho ari ibintu twaha agaciro. Ahubwo kano kanya reka nifatanye nawe gatoya ku bantu bakurikiye iri jwi ryanjye, abarimo banyumva, kandi muri comment mubitwandikire, muri comment mutubwire ese mwebwe abadukurikiye, abakurikiye Jeannette muri iki kiganiro kuri channel ya MC Peter TV show, ibyo bintu koko bibaho? Ese ako kantu karakorwa kugira ngo umuntu ahabwe serivisi? Muduhe muri comment mutwandikire tubimenye. Ariko ku nama yanjye ndetse kandi na Jeannette ndumva ari uko twagira ngo tuvuge nimba hari aho biba, si umuco nyarwanda, si umuco. Niba wize proje tegura nyine na bije yayo. Koresha umuntu kubw'impano umubonamo. Koresha umuntu kubw'impano umubonamo, mwishyurira icyo yagukoreye, apana kubikorera kuko hari ikindi kintu umushakaho. Gabanya kureba taheza abana b'abandi, gabanya kureba height y'abana b'abandi, gabanya kureba ayo maso yawe yanogore wowe ukurikiye MC Peter TV show, yanogore, kora proje, shyiramo amafaranga, ukore bije yayo, nurangiza iraninde, uhamagara abantu baze bagukinire, udutumeho tukuzanira abakinnyi baze bakine. Dufite abana bafite impano benshi barenze umwe cyangwa babiri, baze bagaragaza impano yawe kuri channel yawe. Bana gukoresha abantu mu nyungu zabo. Yego, ibintu byo gukoresha abantu mu nyungu zanyu, please turabiyamye mw'abantu mwe mujya mukoresha abantu mu nyungu zanyu bwite, turabiyamye. Ntabwo ari byo. Niba uri umusore reka guteretesha ikintu runaka ushaka umuntu, murambagize, mubwire ko umukunda, genda umwaka ababyeyi umushyire mu mago, reka kumutega nk'utega ifuku mu gifuma bya bindi bategesha mu cyaro. Muhagarike ibyo bintu. Uzabuze kubwira umuntu ngo kugira ngo ukinishe, bira ni ibintu birangira. None se umuntu wamubwira ngo
ndagukinisha kugira ngo ugire ibyuma, nusanga ya mana atayifite urumva bizakomeza. Muzashwana. Usanga umuntu yicaraga akicara arimo yicuza, hoya ntabwo ari byo. So murekere aho rero, niba ushaka gufasha umuntu umufashe kuko ubishaka, niba n'indi serivisi umushakaho muyiganire nawe ku ruhande itari muri proje. Ganira nawe serivisi umushakaho, apana kubizana muri proje. Ibindi byose ndabizi neza ko imiyoboro yanyu n'inzira zanyu zizaba nziza, ariko nimukora ibyo bintu Imana nibyo ibashakaho, mukora ibintu bizima. Janet, ni ngaho gira ikintu wababwira cya nyuma kugira ngo dusoze iki kiganiro. Gira indi nama wabaha. Ikintu nabisabira mbere na mbere nyine wa mugani nk'uko babikora, baba bazi ko reka dupange proje deni tuyishyire hanze, nimara kugera hanze tuzahamagara abantu badufashe kugena bibashe kugera kure. Nshuti zanjye, ikibazo rero birumvikana n'ibyo umuntu kuza kugukenera avuga ngo bizagera kure bisawa, ariko ikibazo habamo risike za nyuma yo kuba yagukiniye, yatashye nta tike, yatashye avuga ngo ntakoreye ukuntu, ibyo byose bigatuma nteje umukeneye ya proje yawe kugira ngo ikomeze utabasha kumubona. Ibyiza rero ni uko wabanza ugapuraninga, ukamenya ngo bije y'umushinga runaka mfite ihagaze gutya, mpamagara abantu mfite icyo mbereka, apana kubahamagara ngo nze nshorere. Murakoze rero, reka tubashimire mwese abari bakurikiye MC Peter TV Show, tubabwira ngo naho utaha kandi duhari ku bwanyu. Inama zanyu, ibitekerezo byanyu ni kuri 0781282619, ubundi tukabakorera, tukabatumikira, tukabagererayo. Janet kandi ahari nk'umukinnyi mwiza, niba mumwitegereza neza mwese murabona umukinnyi mwiza cyane, wikwije, wuzuye kandi uri tayari kubakinira. Wamukinisha nk'umumama, wamukinisha nk'umukobwa, murabizi turakina, arahari ku bwawe. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.